Reka nongere mbaye ikaze hano kuri televiziyo ikubitira ikinyoma hakubuye Abaryankuna TV. Ni televiziyo y'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RNP Abaryankuna. Dushishikariza abantu gukora subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bibagereho vuba na bwangu. Uyu ni umwanya w'impamvu ijana. Nge ndi uwamwe Cecile. Nyamara si ninjye nyine ahubwo ndi kumwe na bagenzi banjye Murenzi Honori na Cyubahiramani. Noneho Cyubahiro, watubwira aho tugeze unatwibutsa aho twacumbikiye iyi gahunda ubushize? Urakoze Cecile. Ubushize muri iyi gahunda y'impamvu ijana twagaragarije abakunzi bacu impamvu ya kane mu mpamvu ijana Abaryankuna bashingiraho bagaragaza ko FPR ikwiye guseswa vuba na bwangu. Bitewe n'uburemere bw'iyo mpamvu twahisemo kugeza ku bakunzi bacu igice cya mbere, aho mu birangaza 12 Abaryankuna babonye FPR yakoresheje irangaza abanyarwanda. Twabagejeho bitandatu, ubu twaba tugarutse kubagezaho ibindi bitandatu bisigaye. Ni muri ubwo buryo twabonye ko FPR yakoresheje ibyitwa imyidagaduro, itangazamakuru rirangaza rubanda, amarushanwa adafite icyo ashingiraho n'icyo amariye rubanda nka Miss Rwanda, Primus Guma Guma Superstar n'ayandi. Twabonye kandi ko yakoresheje amakinamico n'urwenya, ibiganiro ku myidagaduro, imipira n'ibindi, byose bigamije kurangaza rubanda. Urakoze cyane Cyubahiro. Uyu munsi rero tugiye gukomeza gukubitira ibyo binyoma n'ibirangaza ahakubiye n'ahakorobye, kuko tugiye guhera ku kirangaza cya 7 kugeza ku cya 12 nk'uko twabibasezeranyije. Ahubwo Murenzi, watangira utugezaho ikirangaza cya 7? Cecile, ikirangaza cya 7 FPR yakoresheje ni ikiswe ikoranabuhanga, ariko mu by'ukuri ari ihonyabuhanga. Mu gihe isi yose ikataje muri gahunda z'iterambere cyane cyane mu ikoranabuhanga mu itumanaho, FPR ikoresha aya mahirwe mu kurangaza abaturage no kubaheza mu rwobo rw'uburangare. Nk'uko byumvikana, FPR ikoresha ibintu byakagize umusaruro mwiza wo kubaka abaturage, ikabigira ibikoresho byazo byo kurangaza abaturage. Nyuma ya za Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga ubundi zakagiriye abashaka gutera imbere akamaro, reka tubahe ingero ebyiri z'uburyo icyakabaye ikoranabuhanga cyagizwe ihonyabuhanga na FPR ngo ikunde ituza abanyarwanda kure y'ubuzima rusange bw'igihugu. Reka mpere ku Ikiswe, one laptop per child, maze nawe Cecile tugezeho ibya Robo Sophia. Ku bufatanye n'umuherwe Bill Gates, Paul Kagame yarakugendeye ngo aboneye abanyarwanda ibyiza, bamuhangika ibimashini by'abana byari biri mu igeragezwa, biza guhura n'igihombo kuko ibihugu byose byabyanze. Bitewe nuko abo byagenewe ari abana bato baba bari mu cyiciro cyo gukuza ubwonko nk'imibare yo mu mutwe, calcul mental, kwandikisha intoki n'ibindi abana bato baba bakeneye kumenya, abayobozi b'ibihugu basanze izo mashini nta kindi zakora usibye kurangaza abana mu gihe cyabo cyo gukuza ubwonko, maze bamaganira kure izo gahunda za Bill Gates. Paul Kagame utarize kandi udashaka abanyarwanda biga, arakugendera nyuma yo kubishoramo akayabo kari kugirira akamaro abana benshi b'u Rwanda badafite epfo na ruguru, maze ati mbaboneye agashya ka one laptop per child. Izo mashini zasanze nta mashuri ahagije u Rwanda rufite, ibikorwa remezo nk'amashanyarazi bidahari, maze icyari ikoranabuhanga gihinduka isoko n'amaduka. Irengero ryacyo nta watinyuka kurivuga mu Rwanda rwa Kagame, kuko umwami w'amakabuza yakubise igihereye amahanga yose aramukwena. Nubwo byatekerezwa ko ari gahunda nziza y'iterambere, ariko wahaye izo mashini FPR ntahataniye n'abashinwa babahaye amabati kandi bo batayubakisha. Iyi yari gahunda yo kwica abana mu mitwe bakiri bato, maze u Rwanda rw'ejo rukazaburwa ibisenzegeri. Icyakora Cecile, twavuga ko FPR yo intego imwe yayigezeho, kuko byamaze imyaka igera muri 2 abaturage babirangariye, ariko ku rundi ruhande yakubise igihereye kuko umugambi we nyamukuru wo guhinjarika abanyarwanda utagezweho. Byose ntibyakabaye byiza, ariko rusahurira mu ndura bikoresha mu nyungu zarangaza rubanda.
Urakoze cyane Murenzi, nk'uko wari ubikomojeho. Hari n'ikindi kirangaza karundura FPR yazaniye abanyarwanda cyitwa robo Sofia umwaka ushize wa 2019 mu kwezi kwa gatanu, mu gihe inzara yari imeze nabi mu Rwanda, umutekano muke, ubukene n'ibindi bibazo by'ingutu byari byugarije u Rwanda. Paul Kagame yarakugendeye yishyura igishushanyo cyiswe Sofia maze aragikodesha, anacyishyurira amatike y'indege maze akizana i Kigali mu Rwanda mu cyiswe inama ya Transform Africa. Bavuga ko igamije guteza imbere icyitwa ikoranabuhanga, ariko wasuzuma neza ahubwo ugasanga kigamije kurangaza abaturage no kubashukashuka. Iki gishushanyo Sofia uretse akayabo k'amafaranga yari kugira icyo akora mu majyambere y'abanyarwanda, cyabaye intwaro nziza FPR yo kurangaza abaturage ngo babe bahugiye kugusetswa no gutangazwa no kubona ikintu kitagira ubuzima nka Sofia gihagarara nako gihagarikwa imbere y'abantu kikavuga ikinyarwanda nk'ibisanzwe. Paul Kagame mu gihe isi yose ikataje mu iterambere ry'ikoranabuhanga, we yahisemo gukoresha iryo koranabuhanga mu kurangaza abaturage ngo abatuze mu nyanja y'uburangare. Imbere y'imbaga Paul Kagame yumvise Sofia isuhuje, we n'abambari be baraseka, maze ryatangazamakuru ryabaye irangaza abaturage ribicishaho ryereka abanyarwanda, nabo barisekera. Icyakora abenshi bahise bamenya umugambi wihishe inyuma yabyo ko ari ukurangaza rubanda, maze bagaragaza kutabyishimira. FPR ikorwa n'isoni. Cyubahiro, ikirangaza cya munani ni ikihe? Uwo mwezi ikirangaza cya munani ni Ibiryabarezi no kubetinga. Ibi byuma by'abazungu n'abashinwa byakorewe kurangaza indangare no kwambura abantu imitungo yabo. Nimwe mu ntwaro zikomeye FPR yabyaje umusaruro, kuko yakugendeye ikabizana ku bwinshi ibyuzuza igihugu, maze urubyiruko rurayoboka sinakubwira. Si ngombwa ko dusesengura uko ibi byuma byambuye abaturage imitungo yabo, cyangwa ngo dusesengure izindi ngaruka byagize ku banyarwanda nko gusenya ingo zitagira ingano n'ibindi. Ahubwo icyo tureba muri iyi nkuru ni ukuntu byafashije FPR kurangaza abo baturage, maze bakabura umwanya wo gutekereza ku bifite akamaro nk'ibibazo byugarije igihugu, ubuzima bwabo bwite n'iterambere ryabo, iby'amategeko n'uburenganzira bwa muntu. Ibyo byose byabaye nk'ibidafite aho bihuriye n'abihaye ibyo biryabarezi. Inyamara kandi Cecile ngo akaboko kazaguha inka ukabona mwiramukanye. Ibi by'umu munyarwanda akibibona n'imikorere yabyo yahise byita ibiryabarezi. Ubundi ukurikije iri zina, iyo watabo ingufu z'ubutegetsi nta munyarwanda wari kubyishoramo yamaze kumenya ko biryabarezi. Ku ruhande rumwe, nubwo FPR itigeze ireba inyungu z'abanyarwanda bazamburwa n'ibi byuma, ahubwo igashyira imbere imisoro izabivamo, ku ruhande rumwe FPR yabisamiye hejuru, kuko yabibonyemo intwaro nziza umunyagitugu wese yakwifashisha arangaza abaturage ngo batibaza ku ngingo zifite agaciro. Murenzi, urakoze cyane Cyubahiro. Ikirangaza cya 9 cyo ni karundura, kuko ari ibiyobyabwenge. Utazi ubwenge ashima ubwenge bwari bwiza iyo butamenywa na benshi. Nindi ni imigani iganisha ku bwenge mu kinyarwanda. Nibyo rero byose bipfira mu bwenge, kandi byose bikirira mu bwenge. Mbere yuko twinjira muri gahunda ya FPR y'icurikabwenge niyo zabwonko nk'intwaro karundura yo kurangaza abaturage no kubatuza mu mwobo muremure w'ubujiji, reka tubanze tubagaragariza akamaro k'ubwenge, bityo bibafashe kumva impamvu FPR yakoresheje ibiyobyabwenge ngo ikomeze irangaza abaturage, maze nayo yikomereza umugambi mubisha wayo wo gusahura u Rwanda no kuruhekura. Kuva na kera na kare abakurambere b'abanyarwanda bumvaga ubwenge ari ikintu cy'agaciro gakomeye kandi cyo kubahwa, ku buryo akenshi n'ibyiciro bashyiragamo abantu byabaga bishingiye ku iterambere ry'ubwenge n'umutima, nk'uko tubikesha Umuryankuna w'Umushumi niyo mugabo Gerard Nyamihirwa. Ashingiye ku bushakashatsi yakoze ku iterambere ry'ubwenge n'umutima mu myumvire y'abanyarwanda, nk'uko tubibona mu nyandiko yise ubwenge n'umutima mu Rwanda rwo hambere, bikaba kandi ari n'isomo yahaye abigishwa be bo mu itorero uruganda rw'ubunyarwanda mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2014 mbere yuko ashimutwa. Niyo mugabo yagaragaje agaciro k'ubwenge n'umutima.
ntawashidikanya ko FPR yumvise uburemere bw'iyo nyigisho yari igamije kurwanya gahunda ya FPR y'icurikabwenge n'igwingizabitekerezo ikabishingiraho imwigirizaho nkana. Ahubwo Cecile, wamfasha ukageza ku bakunzi bacu ko yabisobanuye? Bwana niyo mugabo muri iyi nyandiko yagaragaje ibisobanuro bigera kuri 4 by'ubwenge. Ati ubwenge ni ubushobozi umuntu yigira mu mutwe bwo gutekereza, kumva cyangwa kumenya ibintu akabisobanukirwa. Umwana utaramenya ubwenge ibibi akoze ntibimuhama. Igisobanuro cya kabiri kigira kiti ubwenge ni uburyo umuntu akoresha yirwanaho ariko ntibimenywe. Igisobanuro cya gatatu kikagira kiti ubwenge ni uburyo cyangwa ubushobozi ubwo ari bwo bwose umuntu akoresha cyangwa yereka undi kugira ngo abone uko akika ibintu. Ubwenge bukama iyanga. Abanyarwanda bakagira bati uzi ubwenge umuntu ahingisha igiti akabona umubyizi. Naho igisobanuro cya kane kikagira kiti ubwenge ni imyifatire cyangwa imigirire umuntu akesha ibyo yabonye cyangwa ibyamubayeho. None Abanyarwanda bakagira bati icyago cyigisha ubwenge. Cecile, ugendeye kuri ibi bisobanuro ubwabyo ntiwabura kubona impamvu FPR idashaka ko hari umunyarwanda uhumuka agaca akenge, ahubwo igahora iharanira ko ubushobozi bwo gutekereza, gukora no gukemura ibibazo butuzwa kure y'Abanyarwanda aricyo bise kuyobya ubwenge cyangwa se icurikabwenge n'igwingizabitekerezo. Mu gihe FPR yakomeje kubeshya Abanyarwanda ko irwanya ibiyobyabwenge, haje kugaragara ko icyitwa kurwanya ibiyobyabwenge ari gahunda ya Paul Kagame uzwi nk'umucuruzi mukuru wabyo yo kugira ngo yiharire isoko ry'ibiyobyabwenge mu Rwanda, bityo agakora uko ashoboye akibasira undi muntu wese ugaragaye abifite. Ibyo bigakorwa biciye mu bakozi ba Kagame bamufasha kubicuruza no kubikwirakwiza hirya no hino mu gihugu, dore ko niyo hagize uwo babifatana utari muri ako kazu kabo bayimwambura, bakabeshya abaturage ko babitwitse, yewe ntibanatinye kwifotoza batwika ibyatsi mu mifuka urumogi nyarumogi bakarubika, dore ko ari narwo bakoresha bashinja abantu ibyaha bihimbano. Paul Kagame na FPR ye bakomeje gahunda yabo yo gukwirakwiza ibiyobyabwenge mu Banyarwanda, cyane cyane mu rubyiruko, ariko nanone cyane cyane mu mashuri yisumbuye na za kaminuza mu Rwanda. Ibyo kandi byagendanye no kubaka utubari twinshi mu mujyi wa Kigali, maze urubyiruko rwishora mu businzi n'uburaya sinakubwira. Byose bigakorwa hagamije ibintu bibiri: ubucuruzi no kurangaza abaturage, cyane cyane urubyiruko. Si ibyo gusa, kuko Paul Kagame yabonye urumogi n'inzoga bitari kurangaza urubyiruko nk'uko yabyifuzaga, maze akora kuri za ndege zarakugendera kuzanira ibindi byitwa mugo, maze akwirakwiza igihugu cyose, maze urubyiruko si ukutumura bakora nk'abarushanwa, maze bibahindura abasazi. Uko niko n'ibyamamare nka Fireman, Gisa cy'Inganzo, Neg General n'abandi baguye mu mutego mutinde FPR yashakaga kubazimya bitewe n'amagambo akomeye bayibwiraga, maze bazima kandi bazimira batyo. Umugambi mukuru wa FPR ni uko ibajyana ku kirwa cya Iwawa, aho n'ubundi ubwo bucuruzi bw'ibiyobyabwenge bukomereza. Cyubahiro. Urakoze cyane Murenzi. Ikirangaza cya 10 ni Paul Kagame ubwe. Paul Kagame kuva yagera ku butegetsi yigeze ikigirwamana kimwe kirangarirwa na buri munyarwanda, ku buryo gutegereza kuri Paul Kagame bihagarika gahunda zose zaba z'ubuzima bwite bw'umuturage ndetse n'izaba zivuguruza imikorere ya FPR itaboneye. Ni muri ubwo buryo Paul Kagame ahatira abaturage kujya mu biganiro, bakicwa n'izuba ndetse bakananyagirwa, ariko bakabikora bagaragaza ko babyishimiye nubwo abenshi babahekenya amenyo ku bwako karengane. Ariko si ibyo gusa, mu rwego rwo kurangaza abaturage, ahubwo amaso yabo agahora kuri Paul Kagame. Kagame yakoresheje amayeri menshi abaturage bamwe na bamwe batigeze bamenya, ahubwo nyine bagakurikira butamu. Icyambere, mu myaka ya za 2011 na 2013 Paul Kagame yarakugendeye azana ibintu by'ibyiciro by'ubudehe bigamije gushyira abaturage mu byiciro, maze ngo inkunga za leta n'indi neza yose ubutegetsi bwagirira abaturage bajye babibona hagendewe kuri ibyo byiciro. Ibyiciro byarakozwe bikorwa nabi ku bushake, ku buryo abaturage banyagucwa bashyizwe mu byiciro byo hejuru, maze abafite amikoro bisanga hasi. Ubwo nibwo hahise haduka gufasha abanyeshuri biga muri kaminuza hagendewe kuri ibyo byiciro, maze abandi banyagucwa bashyizwe mu byiciro byo hejuru babura ubwo bufasha, bararira baratakamba sinakubwira.
Ibi byagendanye na gahunda y'ubuhenda abana yagira inka munyarwanda, byose birenganya abaturage bibabuza ibyo bitaga amahirwe, nubwo benshi nyuma baje kubona ko iyo nzira ijya ikuzimu, ko nta nka zirimo kuko zabaye izo gufungisha batagira ingano. Nanone Paul Kagame muri ibyo bihe yateguye ingendo nyinshi mu turere hirya no hino mu gihugu zigamije kurangaza abaturage, kuko yari azi neza ko buri muturage uri gufata ijambo ari mu mutakambire ngo amurengere. Maze Paul Kagame utagira isoni we wadukanye ibyo bibazo, abeshya abaturage ko agiye kubikurikirana bigakemuka vuba na bwangu, maze arabashukashuka. Nibwo mu myaka yakurikiyeho abanyeshuri bemerewe gusubira mu ishuri nyuma y'uko hari n'abiyahuye. Nyuma y'umwaka umwe gusa Paul Kagame yahise abeshya abanyeshuri muri kaminuza ko usibye no kubasubiza buruse bari barambuwe, ko ahubwo anabongeje buruse iva kuri 25 igera ku 40,000. Ibi byakubise abanyeshuri bipfuko ku maso, banibagirwa gahinda bari batewe nuko amafaranga y'ishuri muri kaminuza yikubye hafi inshuro 3 mu myaka 4 gusa. Iyi yari gahunda yo kubashukashuka ngo nashaka kwiba manda ya gatatu muri 2017 ntibazababazwe nabyo. Byose uko niko byagenze, Paul Kagame bashimuse manda gutyo. Ku rundi ruhande humvikanye amajwi y'abiyita abanyapolitike nka Sheikh Musa Fazili Harerimana, Abamoriki Edouard, Damiye Harerimana n'abandi bavuga ko nta wundi wayobora u Rwanda utari Paul Kagame. Paul Kagame ahinduka ikirangaza nk'ibindi byose ku banyarwanda. Paul Kagame yirukana abakorana nabo buri munsi, abaziza amakosa nawe ubwe aba yagizemo uruhare, ariko kugira ngo yereke abaturage ngo ko ari umuziranenge udakosa kandi uhora iteka ashaka gushyira ibintu mu buryo. Ibi nabyo Muhire Munana aratwunganira abisobanura muri aya magambo. Créer des problèmes, puis offrir des solutions. Create problems, then offer solutions. Abanyapolitiki ubu ni uburyo nabwo bifashisha ubwabo bagahimba ibibazo bigaragara nk'ibibangamiye rubanda, ubundi abaturage bakabatakambira ngo babatabare. Ubutegetsi aha bukahakura amanota y'ubutabazi ku bibazo bwihimbiye. Muri politike aya mayeri bayabara muri stratégie iteye itya: problème, réaction, solution. Urahimba ibibazo, ugira icyo ukora, ubundi ushaka ibisubizo. Aya mayeri icyo amaze no gushaka icyo rubanda baza gukora, uko bari bubyakire, kandi nta n'ukundi rubanda bakwitwara no gutabaza bagasaba leta kubafasha no kubakiza ibyago nyine. Niko shasharamanzi ko ndeba abashoferi, abamotari, abanyonzi, abakanishi ko ndeba bari kureba ku matelefone yabo bakahita bava hasi bakirukanka amasigamana. Byagenze gute? None se wowe ntiwamenye ibyabaye? Abantu bari kwiyarura bava mu rusaku kugira ngo bakurikirane neza impamvu ijana imwe ku yindi. Yewe gasharamanzi. Nanjye telefone yanjye impaye notification. Ndaba ni notification ivuye kuri ya televiziyo kubitira ikinyoma hakubuye ndetse nahakurupye. Impamvu ijana. Iyo 2020 twari dutegereje yaje, abenshi bajyanye agahinda ngo nibayiriye, uwabagarura none bakwicuza ikibagaruye. Banyarwandakazi, wishira umurozi akakumara ku rubyaro, wakuba inda y'umwanzi ukamara imunyu. Kurikira impamvu ijana zerekana ko ari ngombwa gukura ku butegetsi FPR inkotanyi vuba na bwangu. Nimba mutarabaye nk'abagabo barabona wahetse impyisi yakondoroka ikamukondoroka nta mwarasibye. Banzi wabiteguye koreka imbaga agiye gucubira, azabazwa izi nzira akarengana sebye bukanya nk'ako guhumbya, azabura n'icyo asubiza azaba afite ihahamuka. Urakoze cyane Cyubahiro. Ikirangasa cya 11 FPR yakoresheje irangaza rubanda ni ukwangisha abaturage, abatavuga rumwe na FPR. FPR ihisha abaturage amakuru y'impinduramatwara, ikanangisha rubanda abaharanira impinduka mu Rwanda. Mu nyigisho ze niyo mugabo usibye ko yahuguraga abaturage akabasobanurira iby'amajyambere, ubumwe n'ubwiyunge nyabwo, gukundisha abantu igihugu n'umuco wacyo n'ibindi. Ariko Paul Kagame na FPR ye ntibatinye kumwita umwanzi w'igihugu kugeza ubwo bamwivuganye ngo bamuziza kugambanira igihugu. Ibi ni nabyo byabaye kuri Kizito Mihigo, bombi bakaba ari bamwe mu batangije impinduramatwara
impinduramatwara y'agacanzigo aribo twita abaryankuna b'umushumi. Ariko nanone Kizito Mihigo azwi cyane mu butumwa yatangaga bw'amahoro, ariko Sekibi Kagame n'abambari be n'uyu munsi ntibagira isoni zo kuvugira mu ruhame ko ngo Kizito Mihigo yari umwanzi w'igihugu. Ubu buryo nabwo bukarangaza abaturage no kubatandukanya n'ukuri, nibwo bunakoreshwa baharabika abantu nka Ingabire Victoire, Diane Rwigara n'abandi benshi barimo natwe Abaryankuna duharanira impinduramatwara y'agacanzigo igamije kurandurana n'imizi inzigo yabaye karande mu banyarwanda no guhindura uburyo bw'imiyoborere mu Rwanda. FPR iciye mu binyamakuru byayo ntitinya no kuvuga ko ngo turangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside, dore ko iyo jenoside yo yabaye intwaro y'iburyo ya FPR. Ibi nabyo Munana Muhire abitugeza harya. Obtenir la désapprobation ni uburyo ubutegetsi n'abanyapolitiki bifashisha mu kwangisha abaturage igitekerezo runaka. Aha niba hari ikindi gitekerezo kizamuwe n'uruhande wenda rutavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, ubu butegetsi buhita bwihutira kugaragaza ko ari igitekerezo kigayitse cyazanywe wenda cyangwa cyazamuwe n'abantu batari inyangamugayo, abantu badafite agaciro, bakwiye gusuzugurwa kandi badatekereza neza. Niyo koko cyaba cyazamuwe nyamara mu nyungu z'abaturage, ubutegetsi bukakibangisha cyane rwose. Urugero, nk'abanyapolitike wenda batavuga rumwe n'ubutegetsi bagerageza kwereka rubanda ko basahurwa n'ubutegetsi bwabo, ko bari mu myanya y'ubutegetsi bikwizaho itunga ry'igihugu, ko bari mu bikorwa bikomeye bya ruswa n'ikene wabo. Niyo baba bafite abangaba gihamya, bene aba bamaganirwa kure n'ubutegetsi, rubanda bakerekwa ko nyine batavuga rumwe n'ubwo butegetsi kandi ko bwo rwose bubafitiye akamaro, ko ari ibirego bidafite ishingiro ndetse n'ibindi. Ahubwo ababizamuye bakaba bakurikiranwa no mu nkiko ku cyaha cyo kugambirira kugumura rubanda no kubangisha ubutegetsi buriho. Kandi abaturage nabo nta n'umwe wifuza kuba ku ruhande rudafite intege. Ubwo abo batavuga rumwe n'ubutegetsi babizamuye bo bakagirwa nk'abasazi bakamagarwa. Ni politiki ya désapprobation, kwangisha rubanda abatavuga rumwe nawe. Ikirangaza cya 12 ari nacyo cya nyuma mu byo twayegeranyije muri iyi gahunda y'impamvu ijana ni ibyitwa ibikorwa remezo. Nk'uko byumvikana, ibikorwa remezo ni ibintu byose by'ibanze ndetse binahinduka umusingi w'imikorere rusange y'abanyagihugu. Imihanda, amazu, imiyoboro y'amashanyarazi n'amazi ni ibikorwa remezo kuko byorohereza ibindi bikorwa kugerwaho. Nyamara mu Rwanda rwa Paul Kagame na FPR bubaka imihanda batagamije korohereza abaturage ubucuruzi, ahubwo bagamije kubarangaza. Dore ko iyo mihanda benshi bafungwa bayizira, abandi bakirukanwa higeze ngo baboneka nk'umwanda mu mujyi. Amazu manini cyane cyane ay'ubucuruzi yakabaye ingirakamaro cyane kuko yafasha abaturage kubona isoko naho gukorera. Ariko FPR yabira kugendera kubaka za Kigali Arena, Convention Center, Intara Arena, maze ikirukana abaturage hafi yazo. Uko ni ku mujyi wuzuye amazu adakorerwamo, kuko abaturage yakagira umumaro usibye ko batemererwa kuyakandagiramo. Ku rundi ruhande bayabona nk'abareba amafoto. Icyakora urubyiruko rwo ngo rwabonye ubusitani bwo kwifotorezaho, maze icyakabaye igikorwa remezo gihinduka ikirangaza gutyo. Nanjye nsoza reka nifashishe ijwi rya Muhire Munana amfashe kubisobanura. Propaganda icengeza amatwara. Hari ikindi bita effet mutonier, ni ugutwara igice kinini cy'abaturage nabo ubwira ukabashorera butama nta mpaka. Hifashishwa igitekerezo cyo kubereka ko ibyo basaba gukora byatanze umusaruro ahandi nko mu bihugu byateye imbere, ko ariyo politike bashingiyeho ubwumvikane cyangwa iterambere, ko nta gishyushyu himbye ari ihame. Ibi rubanda rukabyumva vuba. N'ibyo abo bandu babwira bahereyeho bitashoboka mu muryango bo baba barimo. Kandi muri kamere muntu buri wese ngo yifuza kuba ku ruhande rushoboye, kumva ko bo bari gukora ibintu nk'uko mu Bwongereza wenda cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi bikorwa. Ubwo bakumva nyine muri bo nta wakwanga kumera nk'uko ababa muri ibi bihugu baba babayeho. Ubwo gahunda ya politike basabwa gushyira mu bikorwa bakayishishikarira bikomeye. Aya makuru atariho umukungugu n'ahandi bayasanga atari ku Abaryankuna TV. Kora subscribe, uduhe like, ukore share, unatanga igitekerezo cyawe.
ubundi udukurikire kuri Facebook yacu RANP Abaryankuna no kuri Twitter @Abaryankuna. Ushobora no kutwandikira kuri email yacu abaryankuna@info@gmail.com. ahasigaye kurikirane niyumvire uko Abaryankuna akubitira ikinyoma akuye n'ahakorobye. Cyubahiro nawe murenzi, reka mbashimire mwe twafatanyije muri iki kiganiro. Mbonereho no gushimira Sandara, Mucyo na Ndahiro bagize uruhare mu kutugezaho igice cya mbere cy'iki kiganiro, ari nako nshimira itsinda ry'Abaryankuna ryagiteguye. Tugana ku musozo rero w'iki kiganiro cyacu, twashatse kumenya icyo urugaga nyarwanda abanyarwanda cy'igihugu ruteganya gukora kuri iki kibazo, maze tuvugana n'umwe mu bagize itsinda ryita ku mibereho y'Abanyarwanda muri komisiyo y'imibereho myiza ikorera mu rugaga nyarwanda abanyarwanda cy'igihugu. Bityo reka twumve icyo Bwana Rukundo Paul yadutangarije. Urakoze cyane Uwamwezi kumpa ikaze kuri iyi televiziyo ikubitira ikinyoma hakubuye. Ariko mbere y'uko ninjira mu byo Abaryankuna duteganya gukora mu guhangana n'uyu mutego w'uburangare FPR yateze Abanyarwanda, reka mbanze mbwire abadukurikiye zimwe mu ngaruka mbi cyane ku gihugu ziterwa n'ubu burangare FPR yifashisha mu butegetsi bwayo. Ingaruka reka nzishyire mu byiciro nka bitatu. Icyambere, bituma abaturage batamenya uburenganzira n'inshingano byabo. Abaturage benshi mu Rwanda rwa FPR ntibazi uburenganzira bwabo n'inshingano zabo ku gihugu. Niyo mpamvu bakoreshwa ibibi byose bakabyihanganira bakicecekera. Icya kabiri, bituma batamenya amategeko kandi ariyo yakabarengeye. Abaturage benshi mu Rwanda rwa FPR ntibazi amategeko. Yewe urebye Abanyarwanda babashije gusoma itegeko nshinga wasanga ari imbarwa, kandi iri ari ryo ubundi rikwiriye kubarengera, kuko ari ryo rikwiriye kugaragaza amahame remezo y'igihugu, uburenganzira n'inshingano z'Abanyarwanda mu byiciro bitandukanye babarizwamo. Icyiciro cya gatatu navuga nti nanone bituma abaturage batamenya iby'ubuzima bw'igihugu muri rusange, ari iby'imiyoborere, iby'ubukungu, iby'umurimo n'amajyambere, iby'uburezi, iby'imibereho myiza, byose ntibasobanukirwa iyo biva n'iyo bijya. Ku by'iyo mpamvu ikomeye cyane, Abaryankuna batangiye kandi bakomeje ubukangurambaga bugamije gukangura abasinziriye bagakangukira impinduramatwara ikomanga mu Rwanda. Abaryankuna ntibazarekeraho kugaragaza ibirangaza FPR yashyizeho ngo bibere ikinya Abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko. Abaryankuna ntibazorohera na rimwe ikinyoma, ahubwo bazakomeza kugikubitira ahakubuye. Abaryankuna barasaba abo bose bakoreshwa mu mugambi wo kurangaza abaturage, baba ababikora, ababizi n'ababikoreshwa batabizi, ngo nibisuzume bahagarike ubwo bugizi bwa nabi. Abaryankuna ntibazatuza FPR n'amabi yayo bigifite icyicaro mu Rwanda. Impinduramatwara gacanzigo ikomeje kubanza guhangana n'ubujiji n'uburangare nk'intwaro ikomeye cyane FPR yifashishije mu gusenya u Rwanda.